nakoraga ahantu muri alimentation ukorera umuntu nkorera umukire gutyo. Ndavuga ati rero mama ndagusize ubwo mbonye ikiraka ngiye kugenda nkore ninkura n'ibihumbi 100 Imana izamfasha ibyo nibyo nzahita mfatiraho bikaba fondasiyo. Nuko ubwo nyine arakwicaza ati ntabwo uzava aha rero ntibizashoboka. abarambujije ati ntago natuma ugenda kubera ko ugiye abakobwa bagira ibibazo byinshi ntabwo nabyizera ko uzataha amahoro. Ushobora kugenda ugahura n'abasore bakagutera inda cyangwa se n'ibindi bibazo atari ko turi kumwe nzakomeza nkomako basanga nanjye unteye agahinda. Ndamuhamagara ndamubwira ati mama rero akazi ntago nyikarimo. Ngoma zahinduye imirishyo. Akazi ntago nyikarimo nakanze. Arambwira ati ubwo none ubwo ntago ari abasore bakoheje cyangwa abandi bantu ugiye gukora iki? Karabaye. Banguka noneho wicare mu rugo aho nkubona. Ibintu byanjye bigakundwa bikagurwa. Yewe mbarusha no gucuruza. Uje wese akambaza ngo niko sha mama wawe ari he kari wowe basize uri gucuruza? Mama ari ku kazi agera hano rimwe na rimwe kuko nangaga kuvuga ko ndi njyenyine numvaga binteye isoni. Avuga ati basajya bavuga ko ahubwo wenda ndi icyomanzi ahubwo kanjye mvuga ko mama aba yansizeho nanjye ngasigana ndi gucuruza. Ibyo ari byose ndagira ngo ubanze umare abantu impungenge. Harushobora kuvuga ati uko byaba bimeze kose uriya mukobwa ntiyabura umuntu yewe umushyiriramo imiyaga. Abagabo bari hano hanze n'abasore ntago ari injiji. Icyo kintu kibasubize. Icyo kintu rero ntago cyabura urumva ni za risike nyine mu kazi tu. Ntago cyabura ufite abahuhamo abashyiramo.
reka nanone twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu ntara y'Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo, abari muri kapitali y'u Rwanda umujyi wa Kigali, mwese amahoro y'Imana, kandi abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi mwese nimugubwe neza, kandi ibyo mukora Imana ikomeze ibiteza imbere, mukomeze mwishimirwe n'Imana. Yes, reka mbwire ababyeyi nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza waba uriho wibagirwa agaciro cyangwa se ikintu gikomeye cyane, funguza konti ukoreshe telefone yawe muri ejo heza na akanyenyeri 56 ushyireho urwego, ukurikize amabwiriza bagenda baguha. Iyo konti rero uyishyiraho udufaranga duke duke, ejo umwana wawe ukazayimumurikira umubwira uti dore gubwa neza. Yes, ngushimire nimba aka kanya utangiye kubikora, ni byiza cyane. Ndi kumwe n'umwari mwiza mutembashushu mutereka amata ruhanganye ubuhanga bwiza budashirirora, amaboko ye ni nk'imitozi ivuruga amata. Kuzakubita igitwenge nawe rakonzi ko bikubereye. Niko ye egeza urwo ruvugiro hejuru bakumve. Umeze neza? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane. Iryo jwi ryawe ko riri hasi se kuko Mana yanjye, urwo ruvugiro rwigije hejuru ho gato, karwigiza nk'ahana rwigije ntibyaba ari sawa. Niko ye Mranyihanganira ntago ijwi rimeze neza. Uriyegereza mikoro rero kugira ngo bakumve neza. Nuyigiza hejuru gutyo barayumva, cyangwa se ngo nyine uriyeranje tu. Bakwita Janet. Cyangwa ndakubekeye. Ufite irindi zina witwa Janet. Abakuze nyine bavuga Janet, urumva yusizemo Janet. Ubuzanyemo kakanu. Kakanu kubu. Yego. Bavuga kubu ngubu. Kubu. Umeze neza? Meze neza. Kumvuze kuri mutembashyushyu nkabona gatwenge karaje. Impamvu gatwenge kaje ntabwo wibeshye nibyo. Ni mutembashyushyu. Mutereka amata. Ruhanganye ubuhanga. Yego. Bwiza budashirira. Abako ni nk'ibitozi ivuruga amata. Umeze neza? Meze neza. Umwaka wa 2023 utangiye ute? Umwaka wa 2023 twawutangiye neza. Dushima n'Imana cyane ko umwaka wa 2022 ntabwo byari byiza cyane, ariko ubu n'ibyizere byinshi hamwe no gusenga n'Imana tureberera buri munsi idufasha muri byose. Ndizera ko bizagenda neza. 2023 turi kumva rwose wowe ari mu mavuta. Bizagenda neza. Avuga uti biraza kugenda neza uko bigenda kose. Ubu none ugiye gukora cyane. Cyane nikoresheje. 2022 se byari bimeze bite? Warakubihiye. Ibintu by'ibibazo, ibintu by'ibihombo, mbese ntabwo byagenze neza, ariko cyambere ni icyizere. Yego. Cyambere ni icyizere. No gupfukama kenshi. Ukumva wifitiye icyizere birakunda. No gupfukama kenshi ukinginga Imana. No kwiragiza Imana cyane. Yes. Byiza cyane. Uwo niwe tugiye kuganira ku Mwana TV. Ni umukobwa kabisa umaze gufata icyemezo cy'ubuzima, kandi ndabizi ko abakobwa benshi muraza namwe kumwigiraho byinshi cyane. Cyane ko nkuko muri kubibona iyi ni business ye. Biragoye ko umwari w'i Rwanda usanga afite utuntu twayigengaho, utuntu twe yikorera ku giti cye, ntawasabiriza, ntawasaba amavuta, haba kwambara byose akabyikorera. Icyo akeneye abenshi bamenyereye gusabiriza. Ndashaka ko Janet tuganira nawe cyane akigisha abari b'u Rwanda uko bigenda, ariko mbere ya byose ibyo ari byose bishobora kuba bifite isoko. Dusanze uri muri business kandi yawe, niyo makuru mfite, nawe uraza kutwemerera ko ari yawe. Utubwire uko wayitangiye kugira ngo abandi bana b'abakobwa nkuko mbivuze bagira icyo bakwigiraho.
cyane ko abenshi bamenyereye gutega amashyi no gusabiriza. Urabanza udusangize ubuzima bwo gutangira gutinyuka no kwikorera utuntu twawe. Nzi neza ko abari buze kureba kino kiganiro nabo baraza gukanguka, hari igihe bagiraga n'amafaranga bakayapfusha ubusa. Gende banza udusangize niye mpamvu nyirizina watangiye guhitamo uvuga uti jyewe ngira utwo nikorera sinzagira uwo nsabiriza. Umuntu ashobora kuvuga ngo bishobora kuba byaravuye ahantu hakomeye, banza uduhaye mateka aho gatoya. Murakoze. Bityo rero ubuzima bari burebure, cyakora icyo nshimira Imana ni kimwe, nuko iyo ufitiye icyizere ukanasenga yego bijya bikunda. Hari abantu nyine ubona batakaje icyizere kubera ubuzima barimo, iminsi barimo muri icyo gihe bakumva ko ubuzima buhagaze, ariko burya birakunda. Gerageza uhindukire ucyagene, hindukira kabisa utaza konkwepa aho. Yego nibyo navugaga, iyo udacitse intege burya bijya bikunda. Hari umuntu ucika intege kuri rimwe ukabona ibintu byose ahise yumva ko bidashoboka. Biba bigoye ariko kandi biranashoboka. Yego rero nyine uko wabibonye wabonye ncuruza aho, kandi ntago ariko natangiye, byatangiye bigoye. Ubundi ngewe nigaga muri segonderi, ngeze nko mu wa 5 nari mfite ababyeyi bose, papa na mama. Nari mfite papa ukunda ko niga cyane, kuko ibyabaga bimuri ku mutima kwari ukunshishikariza kwiga, agerageza kunyumvisha ukuntu azandihira na kaminuza ngakomeza nkiga nkazageraho nkaba umuntu ukomeye. Gusa ntabwo byamiriye kuko byageze hagati biranga, maze kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye papa yaje kwitaba Imana, kandi mama yarashaje yaramugaye, ubona ko nta kintu ashobora kuzamarira kuko nta mbaraga nta bushobozi ari bubone. Urumva rero byari bigoye kongera gutekereza ko nshobora kwiga nkakomeza nkiga. Ntumbwire ko byahise bihagarara rero. Oya, ntabwo byahagaze. Imana ni umubyeyi, hari ukuntu igira ibigenza idacitse intege, kuko n'ubundi icyo gihe nahise numva nabire, kandi avuga ati se ndakomeza nige, akazi k'ubu biragoye, ntabwo nzapfa no kubona n'igishoro. Niyo utangira kubura icyizere, ntangira kumva ndi gucika intege. Ubwo ariko ndakomeza ndavuga ati rero Mana mfasha, dore nenda kurangiza segonderi, basi nkomeze nige ndebe ko wayirangiza. Yego. Ubwo ngubwo nyine narakomeje ndahasiriza ndiga, kuko nyuma yo gupfa mama nawe yahise ararwara araremba cyane, kuko icyo gihe n'abasaza banje babiri bomfite babaga Uganda, imipaka ifunze, nabo barahezeyo barabuze ukuntu banaza. Ubwo nigaga muri interina. Bibaye gutyo. Wigaga he kugira ngo abo mwiganye bahite bumva wa mujene haraho yageze? Nigaga Ikibungo mu karere ka Kirehe, Rusumo High School. Urumva ni nakure cyane. Yego ndahabona mu burasirazuba. Namaze kubona ko ibintu nyine Satana byivanzemo, ibintu byo kwiga mpita mbona ko ntangiye kugenda nakaza amahirwe, nubwo nendaga kubigera ku musozo. Komeza urebe ino ntuhindukire ujya hirya utadukwepa. Ndavuga ati nta kundi byagenda, reka mve muri interina ngende njye kurangiza umwaka wa 6 niga externe, njye ntaha mfashe mama n'ibindi byose mbimufasha. Yego. Kandi niko yaranarwaye, nanjye ndi gusatira ibizamini, nangira kumva ko bisoza. Bisoza. Ubwo nandi gusatira ibizamini bya leta, nshaka gukorera diplome, ndi kwiga ndi gutaha, mama arwaye, ibintu byose ari njyewe biri kureba. Nangira no gutekereza ko nzarata nta na diplome nzabona. Ayiwe. Ndavuga ati kubundi wakiviramo ningira ndi mahirwe ko nazasibira cyangwa se nkanabireka, ubundi nziga kaminuza gute. Ariko nyine ndakomeza niga ntaha, kubw'amahirwe ibizamini biragera, mama arakomeza ararwara, njya gukora ibizamini anarwaye, birangiza anarwaye. Ntabwo nakoraga etide, mbese n'uburyo nakoraga ibizamini birasekeje,
kuko ari n'igihe nabaga nicaye mu kizamini ngatekereza nkajya nikanga mama nawe yapfuye karabaye noneho mama wumva mbese ubuzima burangoye ariko ku bw'amahirwe narakoze Imana iramfasha nuko n'amanota ari mazima diplome ndayibona nshima Imana cyane numva nangiye kwigarurira icyizere nubwo buno nyine akazi kabuze ariko numvaga nifitiye icyizere kuko nubwo papa yahoraga anshishikariza kwiga ananyizeza akazandira kaminuza nkaba umuntu ukomeye ntabwo nigeraga numva ntekereza akazi ka leta n'ubundi mu busanzwe ntabwo natekerezaga kuzashakisha akazi cyane numvaga mu ndoto zanjye uzirwanaho numvaga nzirwanaho ariko nyine kuko buriya hari ukuntu iyo ufite abantu ku ruhande uratekereza ukavuga ati isaha n'isaha bazamfasha hanyuma mbona ukuntu nzamuka mu ntera ariko noneho ngewe icyo gihe papa niwe wari ushoboye niwe muntu nabonaga mfite ushobora kuzamfasha nimara kumubura nyine urumva ibitekerezo byahise biyoba byasaye nk'aho bihindutse ubonye diplome urayibonye ubwo tuduse n'abihuta ubonye diplome rero kandi ntabwo uri buze rwose kujya kuyisabisha akazi nk'uko wavuga ati numva ngiye nzikorera numvaga nta gahunda mfite yo kuzajya nirirwa nshaka akazi numvaga nzikorera uko byagenda kose nuko ubwo ngubwo ku bw'amahirwe nanone ntabwo nigeze nicara mu rugo igihe kinini numvise ahantu akazi nyine gaciriritse cyane kahembaga nk'ibihumbi 30. yego nakoraga ahantu muri alimentation ukorera umuntu nkorera umukire gutyo ndavuga ati rero mama ndagusize ubwo mbonye ikiraka ngiye kugenda nkore ninkura n'ibihumbi 100 Imana izamfasha nibyo nzahita mfatiraho bikaba fondasiyo ubwo ni hafi nko mu mezi 4 mama nawe ati rero mukobwa wanjye urabizi abakobwa bahura n'ibibazo byinshi ntabwo natuma ugenda ejo ugiye ubwo mwahise mutangira kwicarana mama ati sinati yari amaze koroherwa yabona nyine ndi gutekereza cyane akambaza ati si kubera icyo uri gutekereza aho ati nta kuntu ntatekereza kuko ibintu papa yari bunkorere nawe ugihari ndumva ari njye ugomba kuzabyikorera kandi nanone ubushobozi yari afite bwo kumpa ntabwo nabwibonera kandi uko byagenda kose nzabyikorera nuko ubwo nyine arakwicaza ati ntabwo uzava aha rero ntibizashoboka abarambujije ati ntabwo natuma ugenda kubera ko ugiye abakobwa bagira ibibazo byinshi ntabwo nabyizera ko uzataha amahoro ushobora kugenda ugahura n'abasore bakagutera inda cyangwa se n'ibindi bibazo atari ko turi kumwe nzakomeza nkomakoma ugasanga nanjye unteye agahinda nawe ugasanga za ndoto zawe wari ufite zirapfuye ahubwo wowe icara hamwe njye nkubona aho ngaho igihe nikigera Imana izagira uko ibigenza nanjye ubwo nkamubwira ati rero ntabwo nubwo Imana hari ukuntu ijya igenzereza umuntu ariko ntabwo twashyiramo uruhare rwacu ntabwo wakicara ngo uzabone birizanye gutyo gusa nabwira ati ntange ngiye kugenda mfite gahunda nzareba ku ruhande rumwe rwonyine ibintu by'ibishuko iki n'iki yego nta mafaranga mfite urabona nibwo mvuye ku ishuri nanjye nkeneye udusitire nkeneye inkweto nziza ariko ntabwo nzabirarikira nta mafaranga ndagira yo kubigura yego nuko aranyemerera aravuga ati nta kibazo urugendo rwiza genda ukore ubwo rero mfite amatsiko wavuye he ujya aho wavuye ni mu rugo wari uri mu burasirazuba werekeje ahari habonetse akazi hari cyangwa ni hafi aho hari kure cyane hari umwana w'inshuti yanjye we uhakoreye igihe kinini ni nawe nahamagaye ndamubwira ati rero ndi kubona ubuzima butangiye kugorana kuko ubu nakabaye ndi kwa purayinga ngo njye kwiga muri kaminuza none urabona ntabwo ngifite umubyeyi
ubu ndumva byanshanze arambwira ati rero utazanyemo ibintu by'imyiryo ngo urangije kwiga wakurangira akazi gaciriritse k'amafaranga make wagakora kubera indoto nari mfite n'intego naravuze ati basa nigashaka kabe kampemba n'icumi ndaza ngakore ubwo nyine mba ndazamutse nje gukorera mu karere ka Nyabihu urumva ni kure cyane byonyine na tike urumva na tike nawe ubwayo ni igishoro ndazamuka akazi ndagatangira ndakora mba umwana mwiza ndanahatinda amakora hafi umwaka wose nigomwa nirya nkimara amafaranga ariko nkayabika kuko nari nzi ikintu nshaka ibihumbi 30 urumva ni bikeya umwana w'umukobwa akenera ibintu byinshi ariko kubera icyo nari nshaka bimwe nagiye mbyigomwa nkagenda nsevinga igihe hagati ubwo uri gukora utaha ghetto cyangwa wabaga kwa boss nabaga kwa boss kubera ko urumva amafaranga bamembaga yari make ntago nabanje kubyumvikana kwishyura inzu nawe yari abizi ko ayo mafaranga ari makeya atavamo ayo wishyura inzu ubwo nyine nabanaga n'abandi bana b'abakozi yadukodesherezaga inzu nta kindi kibazo nari mfite ubwo cyo nari ndebaga ni akazi nkaba inyangamugayo nkaba umwizerwa gusa nyine narahakoze mu gihe kingana nk'umwaka ya saving yose na savings mbona atangiye kuba menshi mbona ageze nko mu bihumbi umwaka wose nta wigomwa na mama utagira icyo umuha wapi umubyeyi aba ari umubyeyi sinzi ukuntu wabyita ariko buriya umubyeyi yubahe tu waragerageza gukamuha duke wenda nimba baramembaga 30 ku kwezi yego umuntu aba akeneye utuntu tujye dutandukanye ariko twa make utipashije muremure bitewe n'ubushobozi ufite yego nkamwoherereza na make wenda nka 5 nkamubwira ati mubyeyi wihangane ntabwo biragenda neza ariko hari icyizere cy'uko bizagenda neza dindira nawe akavuga ati mwana wanjye utazibagirwa ya magambo nakubwiye buri cyiza cy'ababyeyi nuko asengera umwana we kandi agahora yifuza ko yatera imbere wazagubwa neza noneho nawe iyo ubaye umwana mwiza ugahora umutima wawe uri ku kintu runaka ukigeraho byanze bikunze uko waba uri kose yego nuko maze kubona ngize nk'ibihumbi 300 naravuze ati rero boss urabona abo twiganye ubu bari kwiga muri kaminuza njye sinabonye ayo mahirwe yo kwiga muri kaminuza kandi nta n'umuterankunga mfite wanjyana ku ishuri kandi gukomeza gukora hano ntago nyiri kubikunda yego ndumva rero ngomba kugusezeraho amafaranga maze kugukuraho nanjye nkajya kuyabyaza umusaruro 300 yawe 300 yanjye aravuga ati rero Jeannette uri umwana mwiza ntabwo usuzugura akazi ukora nk'uwikorera ndumva nashaka kugenda ahubwo reka nkongeze umushahara byabaye ndatekereza navuga ati ni bya bindi byo kuzirika umuntu ntago ndi buyafate ayo ngayo wenda kunyongeza ahubwo wihangane ngiye kugenda ngerageze nibyanga uzambabarira ingaruke ariko nibikunda nabwo nzajya ngusura nawe wambereye umubyeyi ndagushima nuko ubwo ava ku izima arakurekuye arambwira ati ngaho genda uhawe uzaronke nanjye nuko byatangiye njye nakuze ndi n'imfubyi noneho nta mubyeyi n'umwe mfite wowe ufite n'umwe ahubwo ahita aguha ubuhamya bwe ati njyewe nakuze nirera tuza kugera igihe tumaze kuba bakuru natwe umukuru atangira kurihirira abatoya atangira kubarera muri make turiga twese ubu nta n'umwe wigeze upfa ubusa
twese twagize n'amahirwe tubona akazi, none nanjye natangiye no gushora imari, urabona ku urwego ngezeho. Nawe rero singuciye intege ngo ugenda nawe uzagerageze, kubw'amahirwe nzishimira kukubona hari icyo wagezeho. Ndavuga turakoze. Uraje tugeze aho twanzitse rero byanyabyo. Ubwo ntangira gutekereza ndavuga ati nkora iki? Inaha mu burengerazuba ntabwo mpazi neza. Ntangira gutekereza icyo gukora. Amafaranga nari mfite urabona yari make, ushobora kwishyuramo n'inzu ugasanga nanashize, cyangwa ukagura n'udukoresho ugasanga hasigaye make. Ariko nahise mvuga ati asigara yose niyo ndashora, nashya ubwo ni ibyo, nadashya nabwo ndakomereza. Ubwo akazi kari Nyabihu, ubwo nahise manuka ndavuga ati kanigira Gisenyi, nubwo ari mu mujyi gusa ku mazi, nubwo ari mu mujyi ubuzima bwabo butoroshye, ariko reka ngeyo tu, Imana izamfasha, nzakomeza nsenge. Yego. Ndavuga ati ariko rero reka nere kubyihererana, mama atazagera ngo ndacyari mu kazi, akazajya aratekereza akavuga ati umukobwa k'akazi yakagumyemo byagenze biti. Ndamuhamagara ndamubwira ati mama rero akazi ntago nyikarimo. Ngoma zahinduye imirishyo. Akazi ntago nyikarimo nakanze. Arambwira ati ubwo none ubwo ntago ari abasore bakoheje cyangwa abandi bantu, ugiye gukora iki? Karabaye. Banguka noneho wicare mu rugo aho ngona. Gihumura nta kibi. Nyuma y'igihe gito nzakwereka ibyo nzaba ndimo. Ubwo urumva ntago yicaye ngo atuze, buriya yahise atekereza ibintu byinshi. Ariko ubwo narahise manuka nkodesha inzu, ngura n'udukoresho tumwe na tumwe. Ubwo wayishyuye angahe? Ndashaka abantu bose tubereke ukuri kose. Iyo nzu yishyuye angahe kwanza? Iyo udafite amafaranga nawe wirinda kwipasa muremure. Ushaka akazu ka nyakatsi ariko katuma ugira. Ukunde ibintu byiza nyine bisa neza. Nahise njya ahantu nyine inyuma, hari ahantu ubona bita mu mavene, ubona ari inyuma nyine y'amazu meza, inyuma y'umuhanda ahantu kure. Ubwo ni mu cyaro cy'umujyi. Ubwo nkodesha inzu ya make cyane. Hano tugusanze nyine cyangwa hari ahandi wari uri? Hoya, ni hariya haje kugenda hasa neza birangira naho habaye no mu mujyi, nubwo hataraba umujyi neza ariko birimo biraza. Ubwo ngubwo ndatangiye ndagenda ndarangura utuntu nshira muri ya 300. Dusubira inyuma gato. Muri ya 300 ukodesheje mwangahe, uranguje angahe? Nakodesheje inzu amezi 3. Bari banciye 15,000. 45 bavuyemo. Kuko ntabwo yari ikoze neza cyane. Ubwo 45 bavuyeho, nkoresheje akayetajeri. Urumva amafaranga yasigaye natangije nagiye kuranguza. Yari nk'ibihumbi 200 byonyine. Yego. Urumva ndi nabwo nagiye nguramo utundi dukoresho tw'nzajya nkenera. Ariko ntangira none gutekereza ndavuga ati si ibintu najya nkora njyenyine nta muterankunga, iyo nshobora nkigumira mu kazi. Ndavuga ati oya, kamanyanyaze, reka nkore. Gira amahirwe nza gukundwa n'abantu barankunda cyane, abakiriye baraza ndetse bakabura n'ibyo bagura kubera ko nta mafaranga ahagije mfite. Ibintu byose ndanguye nkabona bari kubikunda bakabigura. Nuko ngo mu gihe cy'amezi nka 5, kubera ko nari naranguje 200 aribyo nashyizemo, mu gihe cy'amezi nka 5 nagiye kubona mbona za etajeri mbashije kurangura ndazuzuza. Urumva nari maze kugira nk'ibihumbi 100, noneho byari bibaye nk'ibihumbi 300. Ndakomeza ndakora ngacuruza utuntu twose, ariko njyenyine noneho numva ntabwo nzacika intege, ntangira kubikunda. Ubwo urumva nka nyuma noneho y'umwaka, urumva maze imyaka 2 mwabura abacuruzi. Ariko
urebye imana yagiye inshiriramo imiyaga niko yagiye inshiriramo imiyaga ibintu bitangiye gusobanuka. Ntabwo nigeze ncika intege kubera ko nari ninjiye muri quartier ndi mushya kandi nsanzemo abacuruzi bamenyereye bafite amabotike utanahazi nta n'abantu tuziranye bafite amabotike yuzuye, ariko ku bw'amahirwe mbona abantu bankunze, abana, mama, abantu bakuze, nkabona bari kunyoboka, ibintu byanjye bigakundwa bikagurwa, yewe mbarusha no gucuruza, uje wese akambaza ngo niko sha mama wawe ari he kari wowe basize uri gucuruza. Si mama ari ku kazi, agera hano rimwe na rimwe kuko nangaga kuvuga ko ndi njyenyine, numvaga binteye isoni, avuga ati basajya bavuga ko ahubwo wenda ndi icyomanzi, ahubwo kanjye mvuga ko mama aba yansizeho nanjye ngasigara ndi gucuruza. Gutyo rero ndakomeza ndagerageza kugeza ubwo mvuze ati ibintu n'ibi ntabwo nzabivamo, nubwo ibisitaza aba ari byinshi biba bigoye nyine mu kazi, ntabwo haburamo ibintu by'ibibazo ukagera ugacika intege. Njye nta muterankunga n'umwe nari mfite uretse umutima wanjye no kudacika intege no kuguma kuri ya ntumbero. Urugendo rurerure kabisa, ubwo nanze kukuvugiramo kugira ngo nze kubona ahantu mpera nkubaza utubazo tugiye dutandukanye. Reka kwanza mbanze ngushimire kubera ko wemeye kutuganiriza, kuko icyo naringamije hano ku Mwana TV nuko nashakaga ko abana b'abakobwa, maze iminsi nganira n'abana b'abakobwa batandukanye, ugasanga bagiye bagira ibibazo byo guterwa inda, abandi bakava no mu ishuri kandi bafite ababyeyi ntako batagira. Ubwo noneho bituma ngiye mvuga nti reka nganire nawe, byibura turebe kuki wowe ushobora gukora bino bintu bikagenda, nubwo wowe waricikirije utakomeje muri kaminuza ariko segonderi warayirangije, kandi uwakurebereraga we urumva yari yitahiye, urakomeza urahanyanyaza kabisa. Icyo cyo mbanje kukigushimira, ndetse n'abandi bana b'abakobwa bumvireho. Ubwo ako ni agace gato, ariko none reka nkubaze utubazo rero twihuse. Ibyo ari byose ndagira ngo ubanze umare abantu impungenge. Harushobora kuvuga ati uko byaba bimeze kose uriya mukobwa ntiyabura umuntu yewe umushyiriramo imiyaga, abagabo bari hano hanze n'abasore ntago ari injiji. Icyo kintu kibasubize. Icyo kintu rero ntabwo cyabura, urumva ni za risike nyine mu kazi tu, ntabwo cyabura ufite abahuhamo bashyiramo. Oya, ariko n'abantu batekereza bakavuga ati si umwana w'umukobwa ku myaka ye mikeya, ingahe kwanza 24 ubu nibwo nyujuje. Umwana mwiza, nta bundi abandi ntibanayivuga. Oya, nta n'impamvu yo guhisha imyaka, kubera ko n'ubundi wayisha utayisha ibinahari. Yego ibihari. Yego, uti ibyo ntibyabura. ntabwo abantu bo babura kubivuga kubera ko baribaza bakavuga ati wiyegereze mikoro nyabona bakumve. Aya mafaranga ayakura hehe, afite umuntu umutera inkunga. Noneho n'ukundi abandi bantu baba bari kukwigaho bitewe nuko bakubona ko ukiri umwana ukiri mutoya, bakavuga ati uwagenda akamwinjirira, nawe uvuga ati reka tubongerere agashoro nyine kumwe ko kugufatirana akaguprofita. Ubwo ushatse kuvuga abasore cyangwa abagabo? Abasore cyangwa abagabo. Kubera ko ari ukuntu umusore ashobora kuza akavuga ati njyewe ndakwishimiye, uzi ubwenge, reka ngufashe, ariko ntabwo aba ashaka kugufasha bimuvuye ku mutima, ahubwo ahubwo aba ari nka zamuwe nyine zabihe. Yego, urumva nimba aje akaguhereza 100 agenda wongeremo, ukayakira, ntabwo byayereraho. Urabyumva, wabyishyura byanze bikunze tu. Nabyishyura ibyo bigerageza nyine ntabwo byabura ku mwana w'umukobwa. Yego, ni ukuvuga ngo byakubayeho rero, warageragejwe. Narageragejwe tu, ariko icyo nshimira Imana ni kimwe, byose narabitsinze. Narabitsinze. Kugeza ubu warabitsinze, ubu tuvugana. Narabitsinze kugeza ubu nta muntu wanshoboye, bumaze gukura. Uwo wahakaniye ntiyagarutse? Ntabwo yagaruka. Mahirwe masa. Ntabwo yagaruka, ababona ko nsimbaraye.
ni ukuvuga ngo rero aho ukorera ni naho uba. ni naho mba mu rwego rwo kugabanya depanse. Kora wa mukobwa uri umunyamibare. Ubundi wize iki muri segonderi kwanza? Nize kontabilite n'ubusanzwe. Kada ni nayo mpamvu nakomeje hakiri imbere, nayo mpamvu nakomeje ntekereza aho ati rero dore nanize kontabilite nubwo papa yandirira nkajya kwiga kaminuza, ariko nzajera ibyanjye. Nzajera ibyanjye. Icyo ni ikibazo. Ntabwo nari nitaye aho bizava. Yego. Nta kindi narebagaho, ariko numvaga nzajera ibyanjye. Okay, icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, ushobora kudahabwa udufaranga n'umuntu cyangwa se ubundi buryo bwo kugira ngo agusapotinge, ariko ukanaguza. Ukaguza kandi abenshi hari igihe baguza bagahomba, ugasanga bashwanye n'inshuti bashakaga ko urukundo rwabo rukura. None ntabwo waba n'ubundi byarakugoye ukavuga utereka ndeba umuntu byibura nkuraho nk'ibihumbi nka 200 niyongerere kugeza ubu? Wapi, hari icyo natinyaga, ari nacyo cyanamfashije kudahura n'ibibazo. Buriya ibintu by'amadeni bituma utekereza cyane, rimwe na rimwe bikanakugusha. Kubera ko nari mfite urushoro ruke, ntabwo nari bugende ku mucuruzi ngo mubwire ngo mpereza ibi bintu nzakwishyura. Nyamara hari igihe wenda byari burangire avuze ati rero dore uri gutinda kunyishyura, tugire uko tuganira. Ibyo narabyirinze cyane. Naravuze ati nzakoresha duke twanjye kugira ngo yumve. Nzakoresha duke twanjye kubera Imana bizageraho bikunde. Nta deni nigeze mfata. Okay. Ayo mafaranga yanjye ibihumbi 300 niyo fondasiyo y'ubuzima bwanjye. Ubu ngubu noneho reka turebe rero ayo 300 yawe nk'uko ubivuze, wahagurukanye hari ugakodesha ukanagira n'utwo uranguramo. Ubu ngubu wenda ni byiza ko umuntu nabyo nabimenya nubwo bitari ngombwa cyane, nawe wihangane ntubigire ibanga. Ubu ngubu ugeze nko ku mafaranga ngana iki? Ushobora kubara detail, ushobora guhita umbwira kuri kamera uti uko byamera kose muri iyo myaka 2 si 2 umaze kugeza ubu ngubu mpagaze gutyo, ubariyemo na shikareti irimo hariya, kabariramo n'umunyu. Ubu ngubu uhagaze ute muri iyo myaka 2? Muri iyo myaka 2 navuga nti ko bisa kose ngeze ku rwego rushimishije. Yego. Yego, hagiye hazamo ibintu by'ibibazo, hari n'igihe banyibye. Ariko hari igihe bakwibye. Bakwibye amafaranga cyangwa banyibye amafaranga. Angahe ubwo? No, kugira abayibe nyine urumva ni oya yo bakwibye nangahe, ariko nayo ni menshi. Banyibye 400, urumva ni menshi nayo. Ubu mbamaze no kugera kuri menshi. Ariko ubu ngubu ku rwego mpagazeho ntago haburamo miliyoni. Okay. Wow, byiza cyane kabisa. Gende tugiye gusoza, ariko ndagira ngo noneho mu by'ukuri kuba uri umwana w'umukobwa wifitiye business yawe kandi ukaba ukihagazeho mu buryo bwo kugira ngo dusoze iki kiganiro neza, ndagira ngo dusoze gutya umpera abana b'abakobwa inama, cyane ko hari aho wigeze kuvuga uti mu by'ukuri umugabo aguhaye udufaranga twe watwishyura to uko byaba bimeze kose. Kandi abana b'abakobwa benshi bamenyereye gutega amashyi abagabo bakarambikamwo. Icyo ni kimwe ku ruhande rwabo. Icya kabiri, bamenyereye kumva bararikiye utuntu twiza kandi batazi gukora ari abanebwe. Muri make ugasanga barashaka udutelefone nk'iyo ngiyo, nyamara mu magambo make bakunze ikoranabuhanga ariko ntabwo bashaka gukora ngo kabisa. Usanga umukobwa afite business ye hari arakora ibintu bigaragara, abashe kwigura iyo telefone, abashe kwiyambika, abashe kwiyitaho, nibyo bishuko abashe kubikwepa. Turagira ngo rero wowe nka Janet, imyaka umaze ni myinshi kandi nkuko wavuze ukomeje no kwihangana no kugira ngo tunagirane n'iki kiganiro tunagushimira, kuko ni mu buryo bumwe bwo kubaka societe cyane cyane urubyiruko. Ndagira ngo ubaduhere message, bakore bate, babeho bate, babane n'abasaza babo bate,
kugira ngo babashe koko kuba batsinda ibishuko biri kubajyana mu busambanyi no gukuramo inda ndetse n'ibirwara bitandukanye, bakore gute, birinde gute? Baduhere message tugane ku musozo. Murakoze. Ariko ikintu cya mbere nabwira abana b'abakobwa, hanze birakaze. Ikintu bisaba rero ni ukugira intego, waba ufite abaterankunga cyangwa se waba utabafite, waba ufite ababyeyi bose cyangwa se waba uri imfubyi, gira intego. Intego utazatakaza paka uyigezeho, kubera ko agira intego muri we azaharanira mpaka ayigezeho. Ariko kandi abana b'abakobwa tuba dufite ibibazo byinshi. Iyo ntego ushobora kuyigira ariko wazatsikira gatoya. Nshuti yanjye umva, kugira ngo uzahaguruke aho hantu byaba ibibazo, kubera ko ushobora kugira intego wenda kuyigeraho, ushobora guhura n'ikigeragezo kukikuramo bikakunanira igihe ya ntego yawe utakiyifite ku mutima. Kuko nkanjye nubwo nari mfite intumbero zo kuvuga ngo nzikorera kontabilite nize nyikorere nta muntu wundi ndi kuyikorera, nanjye nagomba guhura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Urugero, nashoboraga guhura n'umusore cyangwa umugabo akandeba uko mpagaze, akaba yanshukisha nk'amafaranga, nanjye ngavuga ati nyafashe bizinesi yanjye yakiyongera, cyangwa se wenda nishora mu busambanyi ndabona amafaranga nongeremo. Ibyo bintu rero utabyirinze uri umwana w'umukobwa ntabwo byakunda, ndabashishikariza kujya bagira intego kandi bagaharanira kuyigeraho. Yes, bariho barakunda ikoranabuhanga kandi nabanebwe bo gukora, bumva nyine bahabwa n'umuntu. Ibintu byo guhabwa byo bigezweho, kubera ko buriya hari n'ukuntu umuntu akureba akareba situwasiyo urimo, akaba yakuzanira nk'agatelefone keza. Ntabwo umuntu yagutanga 150 nta kintu akukurikiyeho. Tujye tumenya no gushishoza. Ntabwo bishoboka. Nazagenda kugurira telefone. Kuki nge batayampa ubundi? Yayi we. Ko ntawe yampa. Nazagenda kugurira telefone 200 ngakira sheri, ndagukunda, nshaka ko tujya ducatinga. Ntabwo byagenda gutyo gusa. Tugeze abakwishe mu mutwe, kandi wakagombye gukora ukazayigurira. Kandi nimba gwaye agatelefone ejo azaguhana kandi karenza agatelefone, nawe ube konvenka. Niba yaguhaye telefone ntabwo azagutumaho nsanga nkubwire ngo umusuzugure, yaraguhaye amafaranga yose. Ibyo bintu byashoboka. Uhita ugenda. Niho rero usanga wayisutsikira wagiye. Nimba ari n'intego wari ufite ikabiragiye. Okay. Yes, Janet. Ariko ibyo ari byo byose ku myaka ufite ntago nabura kukavuga. Ubu baratereta by'ukuri. Birumvikana ntago babura gutereta, babura abasore benshi bakundana. Ndavuga by'ukuri ariko nawe ku buryo nawe nyine ari ibintu nawe urimo. Apana umuntu ukubwira ibye gusa akagenda ukavuga uti haravuze aragiye, nawe ukikiriza ku buryo ari ibintu biri official, biri ku murongo nyine. Baratereta. Baratereta ntago byabura. Kandi bimaze guhura imyaka mfite inyemerera kuba nahitamo umugabo ngashaka. Ariko nanone ntago urwego nifuza kugeraho ndarugeraho. Ntago ndarugeraho. Nukuvuga ngo aje nawe ari mu murongo wamubwira uti sindageraho nifuza. Ngewe ubundi maze gukura, maze kugira nk'imyaka nka 20, numvaga ko ntazashaka uko bavuga ngo shaka umufasha ugo kwiriye ku ijambo ry'Imana ribivuga. Umufasha nyine ni umufasha. Abakobwa benshi bumva ko nashaka umugabo ibibazo bye bizaba birangiye. Ntabwo uzabura umufasha, buzaba sinzi ukuntu umuntu yabyita. Karabaye. Iyo ugiye gutyo gusa wumva ko umugabo ari igisubizo, ntabwo uba ukiri umufasha. Ubwo niwe uba ugiye kugufasha, ababaye umufasha ubwe wenyine.
kandi None yakabaye kuki? umufasha wawe nawe ukaba umufasha we. none ni gute wumva utaragera se aho wifuza kugira ngo ube wabyemera nimba mbyumva neza? Ubuzima rero aba ari burebure, ntabwo ndageraho nifuza kandi nzanahagera. ubwo wowe wifuza ni he? ufite icyo ukora? hari aho ntaragera. uko wagize ibanga rero? uko iminsi igenda ishira uko umuntu agenda yunguka ubwenge, ibitekerezo, niyo mpamvu n'ubundi sha ntabwo uriheba sha, uracyari mutoya sha, uracyari muto nturiheba. ndacyari muto itoto riracyagura, uracyari muto. kandi niyo ntaba muto nta mpamvu yo kwiheba. Yego, nta mpamvu yo kwiheba. ntabwo ari Imana yakuremeye. nzashaka umugabo, igihe gikwiye, nzabyara abana. wow. abo bana nabo Ufite icyizere bagomba kabisa. kubateganyiriza, n'uwo mugabo nawe ngomba kuzaba ndi umufasha, nawe akaba umufasha wanjye. Anza umugabo nta mpamvu yo kumugora, anza uzajya umukuramo n'inkweto we, cyane. anza uzajya umukuramo n'inkweto we. Yeah. nuko rero bimeze nuko bimeze. Jeannette, tugushimire cyane by'imvamutima, wigishije urubyiruko. Nari maze iminsi ndonganira n'abana b'abakobwa nkumva ibibazo bafite, umva rwose genda babaye. Ni gute umuntu muzima tekereza bamuhaye akantu, bamuhaye akandi, ageze ubwo atwaye inda, nyamara yagakwiye kugira icyo yikorera, ubuzima bwe akabwitegurira, na wa mugabo akazaza avuga ati uko bimeze kose uriya niwe uzavamo umugore. Cyane ko abakobwa iyo bakora umuntu wese arabubaha kandi akarushaho no kubakunda, bagasigasira n'ubuzima bwabo. Iyo ubana n'umugabo akakubera ifura nawe ukamubera ifura, mushobora guproteja ubuzima bwanyu bukagenda neza, mukabyara mugaheka. Cyane tugushimire cyane kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, ibyo ukora bikomeze byaguke, niyo ntego rwose uyihamye, ndetse tunagufitiye icyizere cyane ko hari aho wavuye hari naho ugeze. Ukomere cyane, tugushimira cyane, Imana iguha umugisha. murakoze cyane. Yego, namwe bakunzi b'Umwana TV tubashimire cyane, muri inshuti zacu zakadasohoka. Twari tuganira n'uyu mujene Jeannette, yatubwiye urugendo rw'ubuzima. Urumva iyo afite umubyeyi ari we papa we akaba yarahise amucika akava kuri iyi si, akiheba ati bigenze gute. Umvise inzira zose yaciyemo zigoranye, ariko yirinda gusabiriza, yirinda gutega amashyi, aravuga ati ngomba kwikorera. Burya umuntu aho kugira ngo akurobere ifi, ni byiza ko akwigisha ahubwo uko bayiroba. Umuntu yakugira inama, umuntu yakuganiriza, ariko kandi ntumuhe umwanya w'ubuzima bwawe. Burya utanze ubuzima bwawe uba utanze ikintu gikomeye cyane. Njya nganira n'abana b'abakobwa nkababwira ko buriya ubuzima bwawe ni nk'igi ufashe mu ntoki, uhagaze kuri sima, warangiza ukarirekura, umva ibibaye nawe. Iyo rirekuye ni ubuzima bwawe nyine uba urekuye. Niyo mpamvu dushimira Jeannette, yigishije abana b'abakobwa mudukunda hano ku Mwana TV. Cyane cyane nzi ko inkuru zacu muzikunda, mu mpano zanyu n'ibindi bitandukanye, n'ibyo bibazo muhura nabyo tuganira namwe, ariko tuba twumva aho mubabara rimwe na rimwe, ugasanga nyine hari uburangare mwagize. Yes, reka rero mbashimira, ariko nizera ko iki kiganiro kizagenda neza. Jeannette, nimba utwemereye, ariko hari umuntu wagusaba inama, nimero yawe twazayishyira kuri uru rubuga, ko birashoboka ko umuntu nkawe, umuntu ashobora kukuherana akavuga ati se ngewe mbigenze gute, ukamugira inama. Birashoboka burya, kandi inama ntabwo itanga umuntu mukuru gusa, n'umuto waribonye nawe uzi gushishoza yatanga inama. Wabitwemerera? Ya, nta kibazo. washaka inama yahamagara 07 3 5 2 14 16 4. Okay. Iyi ngiyi iba no kuri WhatsApp? Yego, niba no kuri WhatsApp. Hanyuma tubashishikariza no gukunda Umwana TV, dore ko byose bitangirira mu bwana, kumbero kabisa, gukunda akazi, yego, kugira intego muri make. Hanyuma bakajya bibuka gukora subscribe, like na share, ibintu bikagenda neza, bakajya bakurikirana ibiganiro byo ku Mwana TV. Thank you so much.